haleluya haleluya. Reka dukomeze n'ubundi, ubwo n'ubutumwe rega n'ubundi nta kidasanzwe, ahubwo wageze mu nzu y'Imana, bivugirwa mu nzu y'Imana byose bijye bikugirira umumaro. Yesu nashimwe. Ndabiyegereje nanone kandi mu ijambo ry'Imana, ariko n'ukuri mureke dusenge cyane. Imana itwigishe gutunga imitima y'ubwenge. Turi mu isi yabaye yindi, turi mu bintu tutigeze tubona, ariko nk'uko bivuze igitangaza ni ukurarana agakiza ukakirana. Ni ukubona umukristo muri iki gihe ugifite imbuto iva kuri Mwuka Wera yitwa kwirinda. Ushaka umushaka ukavana ukagera iRwamagana utaramubona. Simvuze ngewe, ndavuga Imana kuko nge sinamenya kurondora. Mane kavuga ngo ndumye. Ariko nuko bimeze, nubwo bimeze gutyo bwose urufatiro rw'iteka ruracyahagaze. Haleluya. Ko tunyenyeri turacyahari. Nubwo ibintu byivanze, ibintu bikaba uruvange, ibintu bikaba urusobe, ntabwo Imana izigera ibura abakiranutsi. Haleluya. Hari abayikurikiye by'ukuri, hari n'abagenda bishushanya bafite izindi nyungu zabo, ariko Yesu yaravuze ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka. Ko babyeyi, imyenda isirimutse irabuze yo mwakwambara neza mugasirimuka buze mu mujyi nayo. Imyenda y'abasirimu ihesheje Imana icyubahiro yarabuze. Imana ishimwe. Haleluya. Hari umunsi bizasobanuka, ibi byose tutabonera igisubizo, ibi byose biducanga, hari umunsi bizasobanuka. Reka dufate Bibiliya zacu turambure mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Ni ibice 4, duhere ku murongo wa 1 ndetse turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2 gusa. Abefeso ibice 4, umurongo n'uwa 1 ndetse n'uwa 2. Dusome amagambo hari hanyuma mbabwire icyo tugiye kuganira. Haranditse ngo nuko ndabinginga ngewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo. Amen. Reka nyasubiremo. Nuko ndabinginga ngewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo. Mwakira ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Dusomye amagambo Pawulo intumwa yakoresheje yandikira itorero ry'Abefeso hano mu bice 4, umurongo wa 1 n'uwa 2. Yararimo yinginga n'ubundi itorero rya Efeso bitewe n'ibyo yabonaga. Arababwira ati ndabinginga. Muri iki gihe turimo kwinginga n'ukuri. Haleluya. Kandi si none gusa, murabona ko byahozeho, ariko tuzakomeza kwinginga tuvuga ubutumwa bwiza, dukangurira abantu iby'ubutumwa bw'ubwami, kugira ngo abantu babashe kugenda uko Imana ishaka, cyane cyane muri ibi bihe dusohoyemo byo nk'uko umushumba mukuru yabivugaga, ibintu byabaye ibindi. Ni ukwinginga rero, natwe turimo kwinginga bwoko bw'Imana. Aya magambo nubwo yakoreshejwe ku itorero rya Efeso, ariko no muri iyi minsi ndumva ari ngombwa kandi arakenewe yuko twinginga abagenzi bajya mu ijuru, yuko twinginga bamenye Kristo kugira ngo bamenye uko bagomba kwitwara muri ibi bihe dusohoyemo, muri ibi bihe bigoye. Yarababwiye ngo mukwiye kugenda mwicisha bugufi. Mu byo yabingingiraga harimo no kwicisha bugufi. Muri iyi minsi guca bugufi cyangwa se kwicisha bugufi nabyo bigoye abagenzi. Haleluya.
ariko umukristo wamenye Imana by'ukuri, iyi mbuto yo guca bugufi no kwicisha bugufi ni imbuto ikwiye kumuranga. Arongera arababwira ati mufite ubugwaneza bene data. Murumva ko ari ukwinginga. Mufite ubugwaneza ndetse mwihangana kuko hari n'ibigeragezo, kandi mwihanganirana mu rukundo. Imana itugire neza. Tugiye kuganira ijambo rero nakuye muri aya magambo n'ubundi, kuko hari aho yababwiye ati mugende uko bikwiye ibyo mwahamagariwe. Barokore, mugende uko bikwiye ibyo mwahamagariwe. Haleluya. Hari ijambo ririmo ahangaha ngira ngo tuze kwitsaho cyane, ryitwa umuhamagaro. Yesu nashimwe. Ariko ndashaka ko tuganira uyu munsi ku kurinda umuhamagaro, kuko benshi muri twebwe turahangaha dufite imihamagaro. Haleluya. Ariko kuyirinda ni ikindi. Twarahamagawe. Amen. Shaka kumbaza ati se nge nahamagariwe iki? None se nturi umurokore? None se ntiwakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Wumva ijwi ryo gukizwa? None se wabatijwe mu mazi menshi? Haleluya. Uwo ni umuhamagaro wawe. Haleluya. Uwo ni wo muhamagaro wawe w'agakiza. Yesu nashimwe. Imana rero ihamagara uko ishatse. Ngiye kuvuga gato ku muhamagaro. Imana ihamagara uko ishatse. Haleluya. Kandi uburyo ikoresha ihamagara abantu bayo nabwo rimwe na rimwe buratandukanye. Hari igihe wumva ijwi riguhamagara rikuvugisha, ariko ntuwumva uko uvugisha. Imana ibiguhamagaye. Ndabaha urugero. Hari igihe wumva ijwi ariko utabona urimo kukuvugisha. Ntago mwasomye se inkuru z'umuntu witwa Sawuli wahoze ari Paul cyangwa wahindutse Paul? Uretse ko bamwe bajya bavuga ngo ubundi Sawuli na Paul ni izina rimwe, nubwo tujya tusa nk'abitandukanya. Mu gihe burayi bafite ukuntu ngo byitiranwa. Sawuli yari agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, agiye i Damasiko. Ibyo murabizi, ni inkuru tuzi cyane. Ari mu nzira agenda, kandi ari kumwe n'abandi bari kumwe, bagiye kurenganya no gutoteza itorero ry'Imana. Haleluya. Yumva ijwi, we wenyine yumva ijwi, ariko umuntu urimo kumuvugisha ntiyamubona. Ijwi riramubwira ati Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Aryumva wenyine, nubwo yari kumwe n'abandi benshi bagendana muri urwo rugendo bagiye kurenganya itorero ry'Imana. Ijwi riramusanga we ubwe, vuko Imana ihamagara, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Nawe arangije aravuga ati urinde mwami wowe ndenganya. Yesu aramubwira ati ni njyewe urenganya, ariko noneho haguruka aho ngaho. Icyo gihe yahise aba n'impumyi kuko yikubise hasi ngo umucyo umubana mwinshi. Ibyo byose byagiye bimubaho, nta muntu n'umwe mu bo bari kumwe wigeze umenya uwo ari kuvugana nawe. Ndetse n'uwo mucyo we yabonye waje kumuviramo no guhuma, kugeza igihe yagereye kwa Ananiya akamwaturaho amagambo, akamwatuza agakiza. Nta wundi muntu wigeze abona uwo mucyo. Babonye yitura hasi, babona umuntu ararabye, ariko umuntu warimo kuvugana n'ijwi ry'umuntu atareba. Rero Imana mu buryo bwa mbere ihamagaramo, wumva ijwi ariko ntubone uguhamagara. Ubwo ni uburyo bumwe Imana igihamagaramo. Turimo kuvuga ku kurinda umuhamagaro, ariko ndashaka kubanza kubabwira uburyo Imana ihamagara. Ndetse n'umuntu witwa Mose nawe byamubayeho ibintu bisa gutyo. Murabizi ko yararagiye intama zo kwa sebukwe Yetiro, hanyuma agiye kubona ngo abona ngo igihuru ku ruhande ku manywa y'ihango nk'uko nguko izuba riva kirimo kirakumurira ariko kidakongoka. We
agira amatsiko yo kujya kumenya ibirimo kubera muri icyo gihuru n'impamvu igihuru kirimo gushya, kirimo umuriro mwinshi ariko ntigikongoke. Ngo ahegere, agiye kuhegera yumva ijwi nawe, ariko ntiyabona umuntu urimo kumuvugisha. Ngo riramubwira ati, Mose Mose, kwetura inkweto zawe kuko aho ngaho uhagaze arahera. Yumvise ijwi ariko nta muntu yabonye. Imana ishimwe. Undi muntu nawe wumvishe ijwi ariko akabura umubwiye ni Samweli. Haleluya. Imana ihamagara mu buryo butandukanye. Mu buryo bwa mbere ndimo kubabwira ni uburyo bwo kumva ijwi ariko ntubone urimo kukuvugisha. Samweli nawe ngo yari mu rusengero aho mama we yari yaramushyize ari umwana mutoya, kubera ko yari yaramutanzeho umuhigo ko nakura azamujyana akaba umunaziri mu nzu y'Imana. Rimwe ngo Imana iramugenderera ari mu bicuku bya nijoro, iramuhamagara, Samweli Samweli, kubera ko atarazi kumva ijwi ry'Imana, akagira ngo ni umutambyi Eli umuhamagaye. Akaza akajya kureba aho umutambyi Eli aryamye, akamubwira ati, nditabye data. Umutambyi akamubwira ati, oya ntabwo ari njye nguhamagaye, subirayo. Yasubirayo, rya jwi rikongera ryamuhamagaye inshuro 3 zose, agenda kwitaba umutambyi Eli. Ariko ku nshuro ya 3 ngo umutambyi Eli aramubwira ngo, noneho niwongera kuryumva uze kuvuga ngo ndi hano mwami ntuma. Ubwo ni uburyo Imana ihamagara. Ubundi buryo Imana ihamagara, ishaka kuguhamagara binyuze mu nzozi ukarota. Haleluya. Imana igendera abantu mu nzozi, ikabasanga, ikagira ibyo ibereka, kandi yarangiza kugira ibyo ibereka bakamenya ko ari Imana ibahamagaye. Haleluya. Ubwo abagize inzozi n'abahamagaye mu buryo bw'inzozi, ibi barabyumva cyane. Imana itugiriye neza. Ndetse ubundi buryo Imana ihamagara, ishaka kugutumaho abahanuzi, ishaka kugutumaho abakozi bayo, ariko ikakumenyesha ikiguhamagariye. Ndetse hari n'igihe wumva umuhamagaro bitewe n'ikintu kikubyiga, ikintu kigutuga, wumva wiyumvamo, ukumva muri wowe urashaka kuba umuririmbyi, ukumva kuririmba urabikunze, ukumva gukora isuku mu rusengero urabikunze, ukumva ni ikintu kikurimo ku buryo kugeza ku rwego rw'uko utagikoze wumva ubuze amahoro. Uwo nawe burya bari umuhamagaro wawe. Yesu nashimwe. N'abataramenya imihamagaro yabo, ubwo ndimo ndababwira uburyo mushobora kumva ko umuhamagaro wawe wariho. Ikintu wumva wakora, ikintu wumva kigutuga, ikintu wumva rwose kikugurumanamo, ikintu wumva niyo gikozwe nabi bikakubabaza, burya ni umuhamagaro wawe. Haleluya. Ntuzigere ushakisha hirya, kuko nawe ubwawe ubyiyumvamo. Iyo baririmbye nabi, hari igihe uvuga atari ko buriya ntabwo babikoze nk'uko byari bikwiye. Iyo protocol ikozwe nabi, wicaye mu bateraniro uravuga atari ko buriya kuki buriya babikoze nabi. Niyo abapastori bahagaze aha ngaha bakavuga ubutumwa ukumva bikozwe nabi, burya uba ufite umuhamagaro nawe w'aho hantu, wumva ufitiye ishyaka, wumva ufitiye umwete. Imana itugire neza. Nari ndiho mbabwira rero ko Imana ihamagara uko ishaka, kandi ica mu nzira ishakamo zose. Ishobora guca mu nzozi, ishobora gukoresha abakozi bayo, ishobora kukwisangira wowe ubwawe ukumva ijwi, ishobora ndetse no kugushyiramo ikintu kikagutuga, kikakubuza amahoro paka ugeze kuri icyo kintu. Imana rero burya nanone kandi ihamagara uwishatse kubw'impamvu zikurikira. Imana ihamagara uwishatse, nta nubwo ushobora kuyibaza ngo kuki wahamagaye kanaka ngiye ukanyihorera. Ihamagara uko ishatse, itoranya uko ishatse, ntawe uzi kiriteri igenderaho, niyo yonyine ibizi. Haleluya. Ubu kuba turi abarokore, kuba turi mu nshingano runaka, nta ruhare twabigizemo. Yesu nashimwe. Ni Imana yabyishakiye, kuko nta muntu wandika ibaruwa ngo avuge ngo njyewe ndashaka gukora iki ngiki. Birashoboka ko wabona hari, ariko buriya niba waranabyanditse cyangwa se warabisabye, nuko Imana yabishatse. Haleluya. Nuko hari icyo Imana yagushatsemo. Imana rero ihamagara uwishatse
mu buryo bukurikira. Hari igihe iguhamagara mu rwego rwo kugira ngo ikwihere ubugingo bw'iteka gusa, kandi iki cyiciro benshi nicyo duherereyemo. Ikaguhamagara ikakubwira ati mwana wanjye, igihe kirageze kandi birakwiye ko wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukayoborwa n'ijambo ry'Imana, ukagenda uko Imana ishaka, ugakizwa neza, ukaba umukristo mwiza, ukaba umwana w'Imana by'ukuri. Uwo ni umuhamagaro. Haleluya. Kandi benshi naha ngaha duherereye, Imana ikaguhamagara ishaka kuzakwihera ubugingo bw'iteka, ishaka kugira ngo igutoze kuzabana nayo mu bwami bwayo. Imana ishimwe cyane. Ubwo ni uburyo bwa mbere rero, cyangwa se ni uburyo Imana, ni impamvu imwe Imana ihamagaramo abantu bayo. Indi mpamvu rero Imana igihamagaramo abantu bayo, hari ukuntu nyine iguhamagara ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukabatizwa, ukagenda mu nshingano, ukaba umukristo mwiza. Noneho ariko Imana ifite gahunda yo kugukoresha kugira ngo ube igikoresho mu bwami bwayo. Haleluya. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Uhawe agakiza, urabatijwe, uwo ni umuhamagaro, ubaye umukristo mwiza, ariko Imana y'ubwayo igufiteho inyungu kuzaba umukozi wayo mu nzego zitandukanye mu bwami bwayo kugira ngo bwaguke. Imana ishimwe. Niho ubona rero bamwe turi mu nshingano, bamwe ari abaririmbyi, abandi ari abashumba, abandi ari abadiyakoni, abandi ari abanyamasengesho, abandi ari abinginzi, abandi ari abaprotokole, abandi ari mu nshingano zitandukanye ziba mu nzu y'Imana. Imana rero iyo nayo ni imihamagaro. Yesu nashimwe. Hari abo yahamagariye gukizwa, ariko bagakizwa neza, ifite gahunda yo kuzabaha ijuru kubera ko bitwaye neza, bakijijwe neza. Sibyo? Kubera ko babaye abakristo beza, igihe kikagera ikabihera ijuru. Icyo cyiciro turimo abakristo benshi. Haleluya. Uwo ni umuhamagaro wawe, umuhamagaro w'agakiza Imana yaguteguriye cyangwa yagushyizemo kugira ngo igihe gikwiye cyashyizweho nayo izakwishyire udafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Imana iduhana umugisha. Uwo ni umuhamagaro. Barokore, bakristo, uwo ni umuhamagaro. Ntuzagire ngo kubera ko utari pasiteri, kubera ko utari umuririmbyi, kubera ko utari umudiyakoni, ngo nta muhamagaro ufite. Uyu ufite umuhamagaro w'agakiza. Kandi turimo kuvuga ku ijambo ryo kurinda umuhamagaro. Yesu nashimwe. Haleluya. Nagira ngo rero nongere mbibutse cyangwa se mbabwire yuko mwese abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mufite imihamagaro. Ntabwo umuhamagaro w'abashumba, ntabwo umuhamagaro w'abadiyakoni gusa, ntabwo umuhamagaro w'abaririmbyi. Nawe wemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza akakubera umwami w'ubugingo bwawe, ni umuhamagaro. Imana itugire neza. Ukwiye rero kurinda uwo muhamagaro uhamagariwe. N'abandi mu nshingano zitandukanye turasabwa kurinda imihamagaro twahamagariwe. Imana itugire neza. Ngiye kubabwira rero ku ngaruka zo kuva mu muhamagaro. Guhamagarwa ni kimwe, ariko hajya habaho n'ingaruka ku muntu wataye umuhamagaro, cyangwa se ndaza no kubabwira nanone ku nyungu zo kurinda umuhamagaro. Ni ibintu bibiri tugiye kuganiraho, ubundi nkasubiza ijambo umuyobozi wa gahunda. Reka tubanze tuvuge ku ngaruka zo kuva mu muhamagaro. Tuvuze amagambo yuko twese twahamagawe, sibyo? Abantu bamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza tukabatizwa, twese duhuriye ku muhamagaro witwa agakiza. Amen. Ikigeretse kuri ibyo, hari ab'Imana yahamagariye noneho no kuba abakozi bayo mu byiciro bitandukanye kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Twese dufite umuhamagaro. Haleluya. Ariko hajya habaho ingaruka z'umuntu wataye umuhamagaro. Manishi, hajya habaho ingaruka z'umuntu wavuye mu muhamagaro. Uyu muhamagaro murimo, uyu muhamagaro turimo, bijya bigira ingaruka iyo twawuvuyemo. Haleluya.
mwari mubizi ko bijya bigira ingaruka. Ingaruka ya mbere y'umuntu wataye umuhamagaro, iyo utari mu muhamagaro ibyo werekejeho amaboko birangira, ibyo werekejeho amaboko byose biranga. Iyo utari mu muhamagaro w'Imana ibyo werekejeho amaboko biranga. Amen. Barokore, banyamuhamagaro, bene data, iyo utari mu muhamagaro Imana yaguhamagariyemo ugashaka kudeviya ukajya mu bindi, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo werekejeho amaboko ntago bikunda. Reka mbahe urugero rwo muri Bibiliya. Birashoboka ko nawe ushaka gusanga hari urwo ufite. Umugabo witwa Petero, ni inkuru za Petero ngiye kubabwiraho gatoya. Yesu arimo gutoranya abigishwa be, yageze kuri Petero na bene Zebedayo arabahamagara. Ndimo kuvuga ku muhamagaro. Haleluya. Arababwira ati munkurikire. Yasanze baroba, ari abahanga mu kuroba, arabitegereza, areba impano bafite yo kuroba amafi, ariko abona we ashobora kwibyaza umusaruro mu kuroba abantu, kuko niyo misiyo Yesu yari yamuzanye ku isi, yari ukugira ngo acungure ubwoko bw'Imana. Haleluya. Mu yagomba gukoresha rero harimo n'izo ntumwa ze, harimo Petero. Baramukurikiye babana nawe, igihe kiragera Yesu abakurwamo. Ni inkuru ndende, ntago ndashaka kugira ngo ngere ku cyo nshaka kubabwira, ko iyo utari mu muhamagaro Imana yaguhamagayemo ibyo werekejeho amaboko ntago bikunda. Murabizi ko Yesu amaze kuzuka yagiye yereka abigishwa be mu buryo butandukanye, yagiye ababonekera mu buryo butandukanye, yababonekeye ku inshuro zigera nko kuri 3. Amen. Noneho agiye kujya mu ijuru nibwo yasize abahaye amabwiriza yo kuguma i Yerusalemu ngo barindire ibyo basezeranijwe, arizo mbaraga za Mwuka Wera, kugira ngo babone kujya mu muhamagaro wabo. Buriya hari ukuntu tujya turambirwa no gutegereza amasezerano y'Imana, rimwe na rimwe tukabona ari ibintu bitinze, rimwe na rimwe tukabona ari ibintu hari tutazageraho, tugatakaza ukwizera. N'aba ba Petero rero niko byagenze. Igitondo kimwe Petero amaze kurambirwa gutegereza iby'Imana yavuganye nabo, amaze kwitegereza uwo babonagaho nk'umucunguzi wabo abasize, amaze gutekereza ibyo yasize, aravuga ati ibi bintu ntago nabivamo, reka nisubirire kuroba. Amen. Murumva ko avuye mu muhamagaro asubiye hanze y'umuhamagaro. Ngo baragiye nabo bari kumwe, hari abamuherekeje, ngo bakesha ijoro ryose, kandi barabahanga mu kuroba pe. Kandi numva bavuga ko kuroba baroba nijoro. Iyo utarubye nijoro ntushobora kubona amafi. Rwose izo principe zo kuroba nijoro barazubahirije, barangije ngo basubiye kuroba. Bararobye bugeza mu gitondo, habe no kubona akagafi gatoya agasambaza, habe no kuroba agasambaza na kamwe. Kandi mu by'ukuri barabahanga, kandi mu by'ukuri bari bazi icyo bakora, ariko ikibazo bari bafite, bari bataye umuhamagaro. Haleluya. Nababwiye ngo iyo utari mu muhamagaro Imana yaguhamagariye, ibyo werekejeho amaboko biranga. Suko Petero na bagenzi be batari abahanga mu kuroba, suko Petero na bagenzi be barobye igihe kitari cyo, ariko bari bavuye mu muhamagaro. Umuhamagaro w'Imana ni icyitonderwa, nshuti z'umusaraba. Haleluya. Umuhamagaro w'agakiza ni icyitonderwa, umuhamagaro wo gukorera Imana ni icyitonderwa, kandi bijya bigira ingaruka iyo utari mu muhamagaro w'Imana. Haleluya. Iyo utabihagazemo neza
bigira ingaruka. Murumva ko Petero byamugizeho ingaruka, natwe rero hari igihe bijya bitugiraho ingaruka. Haleluya. Buriya hari n'igihe ushobora gusanga hari ibintu wagerageje inshuro nyinshi kandi utabuze n'ubushobozi kandi utabuze n'uburyo, ariko bikanga. Uzasuzume neza, hari igihe wasanga atari wo muhamagaro wawe, hari igihe wasanga waraciye kure y'umuhamagaro wawe. Haleluya. Kuko hari uwavuze ngo aho kugira ngo Imana iguhombe, yakwemera bigahomba da kugira ngo ikuronke. Haleluya. Nkiri kuri urugero rwa Petero, hari ibintu nagerageje ngewe ubwanjye kera ariko ntabwo ari vuba ahangaha. Haleluya. Ntarakizwa, ntaramenya inzira y'agakiza, nahoraga mfite inzara n'inyota yo gutunga amafaranga. Haleluya. Nagerageje ibishoboka byose gukora za business, haba mu Bushinwa biranga, haba Dubai biranga, haba i Kigali biranga. Hajya nshakisha ikintu gituma byanga kandi mfite igishoro bikanyobera. Hari n'ibyo nari ngiye kugwamo, ubu ni ubuhamya bwanjye. Twari mu Bushinwa n'umuntu twari tugiye gukorana business, reka mbivugaho gatoya rwose, kandi ubukire twari twabugezeho mutagira ngo. Buriya hari ukuntu ujya mu bintu ufite inyota y'amafaranga, iyi Imana itarafungura kandi ubibona neza amafaranga twari tugeze ahantu tuyakozaho imitwe y'intoki. Business twari tugiye gukora yari business ya transport. Haleluya. Kandi rwose iteguye neza, umushinga wize neza, umushinga ufite igishoro, umushinga umaze kubona n'abaterankunga n'abakiriya byose. Twamaze kubona amabiro, twamaze kubona amantropo, twamaze kubona. Icyari gisigaye se niki? Si ukwakira amafaranga, ukazana umuzigo wawe tukawutwara tukawugeza i Kigali, ubundi ukaduha amadolari. Nta cyari gisigaye. Noneho mugenzi wanjye uwo ngo twari dufatanije ibintu bamwe bajya bareba amafilimi byitwa kidnapping, murabizi, kwiba abantu, kunyuruza abantu cyangwa se kunyuruza abantu bimubaho. Haleluya. Bimubayeho, ndamushaka ndamubura. Ibi ikibazo gikomeye ariko gikomeye. Telefone zivaho, nyoberwa irengero, njya kureba muri hoteli yabagamo, bati uyu muntu ntaheruka. Ndavuga nti Mana we, ubu si ibi bintu nzabivuga ngo iki i Kigali, bazavuga yuko ari njye namwicishije kugira ngo ntware amafaranga. Byabaye ikibazo kirekire, kijemo na za ambasade, kijemo amaleta, kijemo ibintu byinshi. Yaje kuboneka nyuma y'iminsi ngira ngo 7 iwe hano mu rugo mu Rwanda. Bari baratangiye ikiriyo, baradekaraye ko yapfuye. Nirirwa nsobanura, ntazi ibyo nsobanura, kuko ahantu yari ari naho narindi twara ahantu hatandukanye. Kiriya gihugu ni igihugu kinini cyane, nkuko nge naba ndaha ngaha wakaba ari nko muri Ethiopia, ariko turi mu gihugu kimwe. Ntago twari twegeranye mu by'ukuri. Kugira ngo umuntu agere aho ndari ni ugutega indege. Batangira ikiriyo, mbega nyoberwa ibyo gukora, nkajya nirwa kuri za polisi, njya gukoresha ama statement y'igishinwa ntazi, bakajya bandika ibishinwa nka sinya, ntazi ibyo nsinye. Nari ngeze ahantu numva nanjye ko gupfa aribyo byambera byiza, kugira ngo ntazajyana ikimwaro cyo kuvuga ngo najyanye n'umuntu arapfa kandi bikitirwa ko njye namwicishije. Avuga nti afazari nanjye mfe birangire, twese batubure, byitwe ko twese twapfuye. Ariko ubwo ni inkuru ndende ntago nzitindamo. Yaje kuboneka, aboneka ari muzima, ariko ibintu babimukuyeho, ibintu ni story ndende. Aza kuzataha kuko amabwiriza yavugaga yuko agomba guhita garuka i Kigali, kubera ko
byari ibintu byari byafashe intera z'ibihugu ku bindi. Mu kugera I Kigali rero ubwo hawe yaboneke ni ibintu birebire. Numvaga ngiye bazagaruka tugakora business zatujyanye nkumva ikibazo gikemutse. Ariko ageze I Kigali umugore waramubwiye ati n'ikindi gihe ntago uzongera kurenga. Ubwo bipfuye gutyo, business zihombye gutyo, byanze gutyo n'ibindi. Reka navugaga ngo iyo utari mu muhamagaro cyangwa se utagiye mu by'Imana yumva ishaka izagukoresha, ntago bikunda. Nukuri ntago twari tubuze igishoro, ntago twari tubuze amafaranga, ariko nyine hari igihe ubona ibintu ukajya wibaza ngo kubera iki bibaye. Buri impamvu naje kuyisobanukirwa nyuma, kuko nyuma niho naje kugaruka, ndagaruka nshyira ubwenge ku gihe. Nari naracikishiriza amashuri ngo ngiye gushaka amafaranga, ndaza urumva umuntu uhombye ibintu bingana gutyo, birancanga, nicara mu rugo ibintu byose ndabyihorera, ariko nyobotse inzira yo gusenga. Nibwo nagiye mbona ibintu bigenda bitangira kugenda neza kugeza uyu munsi, kuko naje gusenga mu by'ukuri nanjye nk'abandi bose ndushye, ariko ngeze mu nzu y'Imana ndaruhuka. Maze kuruhuka mbona agakiza, maze kubona agakiza ninjira mu nshingano kugeza na n'uyu munsi. Yabyibuka ku munsi le 1er Novembre, ku munsi w'abatagatifu bose, hari kwa gatanu. Nguriya umomenta wanjye ni Eric, ni wanyijije mu rusengero. Uriya ni wambwiye ati uriya niwe mubyeyi wawe mu mwuka. Uriya ni wanyeretse iyi nzira mpagazemo neza kandi ntazavamo. Imana ijye guha umugisha, yakugiriye neza. Imana ijye guha umugisha papa keza, yakubereye inzira. Nari ndumvuga ngo iyo utari mu muhamagaro wawe bigira ingaruka, kuko ibyo werekejeho amaboko bijya byanga. Iyi ni testimony yanjye, ubu ni ubuhamya bwanjye. Birashoboka ko namwe mwicaye ahangaha hari abantu bafite ubuhamya bujya gusa nk'ubu ngubu, ariko ucunge neza niba utaradeviye umuhamagaro w'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo niyo nama nakugira yonyine, kugira ngo ibyawe bigende neza, banza ugenzure niba uri mu muhamagaro w'Imana. Ikindi, indi ngaruka ya kabiri ushobora kugira igihe utari mu muhamagaro w'Imana, iyo umuntu ataye umuhamagaro cyangwa se atawuhagazemo neza, rimwe na rimwe agusha benshi. Haleluya. Iyo utari mu muhamagaro Imana yaguhamagariyemo, iyo udakizwa neza nk'uko twahoze tubivuga, iyo udahagaze mu nshingano nk'uko ukwiye kuzihagararamo, haleluya, rimwe na rimwe ugusha benshi. Amen. Iyo utari mu nshingano wahamagariwemo n'Imana ngo zihagararemo neza, cyangwa se niyo udakizwa neza nk'uko Imana ibishaka, ndagira ngo nkubwire ngo ujye ugusha benshi. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo hazabona ishyano ugusha umwe muri bo, azabona ishyano. Ntitugire igisitaza dushyira imbere ya mugenzi wacu wari wese, icyo bita igisitaza. Abanyamuhamagaro bakristo bene data, turi inzandiko zisomwa n'abangahe aho turi hose. Turi amatabaza, abanyamuhamagaro nibo ndimo kubwira, amurikira abakiri munsi y'umwijima. Turi inzandiko, uko nzifata nibyo bizatuma abandeba bakizwa. Imbuto bazambonaho, umwifato wanjye ni ushobora gutuma cyane cyane abazi amateka yanjye nakuriyemo bakabona ukuntu nahindutse, nibyo bishobora kubatera imbaraga n'umwete wo kuza mu gakiza. Turi inzandiko zisomwa na bose. Murokore, mukristo, wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, aho uri hose, jya umenya yuko
hari abantu barimo kukwitegereza kugira ngo barebe niba ibyo wagiyemo ari byiza maze nabo babikurikire. Haleluya. Turi umucyo w'isi, turi umucyo w'isi. Imana ishimwe. Umucyo, umumaro w'umucyo ni ukumurikira abakiri mu mwijima. None se uzamurikira abakiri mu mwijima nawe ubwawe uri umwijima? Ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Uyu muhamagaro wakugize umucyo, umucyo wo kumurikira n'abataramenya ubutumwa bwiza, umucyo wo kumurikira abakiri mu isayo y'ibyaha, kugira ngo nibakureba bagire icyo bakwigiraho. Barakwigiraho iki? Baragusoroma iyihe mbuto mu muhamagaro Imana yaguhamagariye? Ni iki ubona abantu bazakwigiraho? Ni iki wumva abantu, ni iyihe mbuto wumva abantu bashobora kugusoromaho? Haleluya. Iyo utari mu muhamagaro neza, cyangwa se iyo wataye umuhamagaro, ujya ubera ikigusha benshi. Reka mbabwire, uyu Petero twasomye twavuzeho izi nkuru ze, uzi ko ajya gufata icyemezo cyo gusubira kuroba. Cyari icyemezo yisangije, ariko ataye umuhamagaro w'Imana. Ntihari abandi bamukurikiye? Haleluya. Ntihari abandi bavuze ati natwe ntitwabivamo, twigendere? Haleluya. Iyo utaye umuhamagaro wawe, iyo uvuye mu nshingano zawe, ujya ugusha benshi. Haleluya. Mwitondere imihamagaro mufite, mutazabera ibigusha abanyantege nke. Akandi kantu cyangwa se indi ngaruka, iyo umuntu ataye umuhamagaro ajya ateza ibibazo aho ari. Iyo umuntu ataye umuhamagaro ajya ateza ibibazo aho ari. Iyo umuntu ataye umuhamagaro ahari hajya habura amahoro. Iyo umuntu avuye mu muhamagaro hari igihe ateza intambara aho ari. Reka mbabwire umugabo witwa Yona. Yona ni inkuru tuzi. Imana yaramuhamagaye iramubwira ati, Yona, ndashaka kuhaguruka ugende Ninewe, ujye kuburira y'ubwoko bwanjye burimo kurimbuka. Ndagutumye Yona, uhaguruka ugende, ndi Uwiteka. Umuhamagaro Yona yari afite ari ukujya Ninewe, akajya kuburira ubwoko bw'Ninewe kugira ngo butarimbuka buzize ibyaha byabo. Kubw'ibibazo Yona yari afitanye n'ubwoko bw'Ninewe bitewe n'amateka yabo, aranga, yanga kwitaba umuhamagaro w'Imana. Ndi ku ijambo rivuga ngo iyo utaye umuhamagaro ugiteza ikibazo aho uri. Arangije ngo afata ubwato, kubera ko ijwi ryakomeje kumusanga rimubwira Yona agenda akaninira, kugira ngo adakomeza kumva iryo jwi, yigira inama yo gufata ubwato yerekeza aho bita ngo Itarushishi. Ataye umuhamagaro, agiye mu bwato. Ubwato bugeze mu nyanja hagati, bukubitwa n'umuhengeri. Haleluya. Hari abantu bajya bagira ibyago bitewe no kugendana n'abantu bataye umuhamagaro, bundi bitari kubabaho. Barokore, bakristo, banyamuhamagaro, mwirinde guteza ibyago abadakwiye kugira ibyago kubera guta umuhamagaro wanyu. Ubwato bugira ikibazo, bakoresha
ubumenyi bafite mu gutwara ubwato bwose biranga, bitewe n'umuntu umwe witwa Yona wataye umuhamagaro w'Imana. Bakoresha ubufindo bwose, ubufindo buza kugwa kuri Yona. Kandi ngo aho yarari, umva kandi ngo aho yarari yari yisinziriye. Abanyamuhamagaro, abataye umuhamagaro barangwa n'ibitotsi. Haleluya. Bakunda no gusinzira mu gihe kitari cyo gusinzira, mu gihe bikomeye, mu gihe ruhinanye bo barasinzira. Kandi abataye imihamagaro bahora bahuze, bakunda guhuga cyane. Imana itugirire neza. Ubufindo bumaze kugwa kuri Yona, baramwegera basanga, baramubaza ati wa mugabo uri muntu ki? Wowe ko ibintu byose twakoze wowe uri aho ngaho wisinziriye ntacyo bikubwiye. Ariko burya umunyamuhamagaro naho yaba yawutaye ntago ayoberwa ikirimo kuba icyari cyo, ntago yabiyoberwa. Burya n'abantu bafite no kugenzura, ntago ashobora kuyoberwa, ntago ashobora kuyoberwa igiteye iyo situation barimo ako kanya. Yo narababwiye aterega mwishakira hirya no hirya, mwishakira mu bintu byinshi, mujugunya imitwaro yanyu mu mazi, mupakurura mumena mu nyanja, mugira mute ikibazo ni njyewe. Ntago babiyoberwa, babyirengagiza nkana, ariko ntago babiyoberwa. Mwishakira hirya, dore ikibazo ni njyewe. Batise tugire gute? Munjugunye mu nyanja, aho kujugunyamo iyo mizigo yanyu, aho kujugunyamo ibintu byanyu by'agaciro, abari nge mufata mujugunyemo, murabura tuza. Niko babigenje, barangira bavuga ati amaraso yawe ntazatubazwe. Baraterura bajugunya umunyamuhamagaro mu nyanja nyine, inyanja tuza. Haleluya. Singiye kuvuga izo nkuru uko zaje kurangira, icyo nashaka kubabwira ngo asigaye nasigara hanganye nayo nuko iyo nyine ntago wayikwepa uko byagenda kose. Wata umuhamagaro wawe aho uzajya hose, ntaho uzayihungira, ntaho uzayihungira. Tugume mu muhamagaro, kuko iyo utaye umuhamagaro wawe ujya uteza ikibazo. Washaka kwikoza hirya no hino ariko ikagukurayo. Nukuri wakanga kuvayo neza ikagukurayo nabi, wavunaguritse, wataye ibara, wasuzuguritse cyane, ikava ngo ndagukurayo. hari abo njya mbona kuri za YouTube bajya batanga ubuhamya ngo yaciye amaguru, aho yakuyemo amaso. Reka nkubwire, nyamara iyi Mana n'umuhamagaro wayo yumvira hakiri kare, kuko yo niba ikubonamo igikoresho wayikoreye itarayakuramo, ni byiza ikorera ugihagaze, ugifite ibice byawe by'umubiri byose, kuko ishaka no kugukoresha hari ibyo yakwambuye. Na bya bindi byaguteraga ubwibone, na bya bindi byaguteraga kwishyira hejuru, na bya bindi byaguteraga kumva uri igitangaza, ijya ibasha kubigukuraho ikagusigira umutima wo kuyikorera no kwitaba umuhamagaro wayo. Ibyiza rero mureke turinde iyi mihamagaro yacu. Haleluya. Narindi mbabwira ku ngaruka zo kuva mu muhamagaro. Reka mvuge ku nyungu dusoza zo kurinda umuhamagaro. Ibi nababwiraga zari ingaruka zo kuva mu muhamagaro w'Imana. Buriya inyungu zo kurinda umuhamagaro w'Imana, umunyamuhamagaro burya aba ari umugisha, aba ari umunyamugisha. Umunyamuhamagaro ni umunyamugisha mu rugo rwe, umunyamuhamagaro ni umunyamugisha mu bana be, umunyamuhamagaro ni umunyamugisha mu baturanyi be, umunyamuhamagaro ni umunyamugisha mu kazi ke, umunyamuhamagaro ni umunyamugisha aho ari hose. Icyo kintu kiranga umunyamuhamagaro, uba uri umunyamugisha. Iyo ubaye mu muhamagaro neza, inyungu ukuramo ubera umugisha abo muri kumwe bose. Umugabo mu rugo abera umugisha umugore we, akabera umugisha abana be. Haleluya. Umugore mu rugo
akabera umugisha umugabo we, akabera umugisha abana be. Abana mu rugo nabo bajya babera umugisha ababyeyi. Abana bari mu muhamagaro ni abanyamugisha ku babyeyi babo, ni abanyamugisha ku miryango yabo. Yesu nashimwe. Mu kazi iyo uri mu muhamagaro wawe neza, ujya ubera abandi umugisha. Haleluya. Ujya ubera abandi umugisha. Sosiyete wicayemo ukayibera umugisha da cyane. Aho utuye iyo uhagaze mu muhamagaro wawe neza, uhabera umugisha, kandi bikaza kurangira ubaye n'umugisha ku gihugu cyawe. Imana ishimwe. Haleluya. Izi turimo kuvuga ku nyungu zo guhagarara mu muhamagaro neza. Agakiza wakiriye nugahagararamo neza, uzabera umugisha urugo rwawe, uzabera umugisha umuryango wawe, uzabera umugisha abaturanyi bawe, uzabera umugisha aho uri hose, sosiyete uzaba urimo yose, ndetse n'igihugu muri rusange. Nukizwa neza uzaba umunyamugisha no ku gihugu cyawe. Haleluya. Kuko nukizwa neza ibyaha bizagabanuka. Murumva impamvu ndimo kuvuga icyo kintu? Ibyaha nibigabanuka bizatanga akazi gake muri polisi, bizatanga akazi gake muri za RIB. Kubera iki? Kubera ko abantu bari mu muhamagaro w'agakiza neza. Amen. Ubu ngubu iyo wumva ngo ibirego mu nkiko, iyo wumva ngo ibirego muri za RIB, iyo wumva ibirego ngo muri za polisi, nubigenzura uzasangamo abantu bataye umuhamagaro, uzasangamo abantu basubiye mu birutsi nk'uko umushumba wose abivuga, bakijandika mu bintu mu buryo burenze noneho uko byari bikwiriye. Haleluya. Ariko niduhagarara mu nshingano cyangwa se niduhagarara mu mihamagaro yacu neza, mu gakiza no mu zindi nshingano Imana yaduhamagariye kubamo, reka mbabwire, tuzawumugisha ku gihugu, tuzawumugisha kuri sosiyete, tuzawumugisha mu ngo zacu, tuzawumugisha mu rubyaro rwacu, tuzawumugisha no mu babyeyi bacu. Imana itugire neza. Ariko si n'icyo gusa. Umunyamuhamagaro uhagaze neza mu muhamagaro we, ntabwo Imana ijya imutererana. Haleluya. Umunyamuhamagaro uhagaze neza mu muhamagaro we, ntibishoboka, ntibijya bibaho, mvuze uhagaze neza mu muhamagaro we, ntihagire ushaka kumva ibindi. Navuze umuhamagaro, icyo wahamagariwe nugihagararamo neza, Imana yaguhamagaye ntabwo izagutererana. Agakiza nk'umuhamagaro wawe nugahagararamo neza, ntabwo Imana izagutererana. Inshingano ufite muri church n'ahandi nuzihagararamo neza, ntabwo Imana izagutererana. Nicyo ndimo kuvuga. Haleluya. Ntagire ushaka kumva ibindi. Mu Kuva ibice 3:12 hari amagambo Imana yavuganye na Mose. Mose amaze kwitaba umuhamagaro w'Imana kugira ngo ajye gukura ubwoko bwa Isirayeli muri Egiputa mu buretwa, yitabye umuhamagaro. Ariko Mose yitaba umuhamagaro agifite gushidikanya, agifite byinshi atarasobanukirwa. Ariko hari aho yageze aravuga ati, Mana ukwiye kugendana natwe kugira ngo tumenye neza ko ari wowe wampamagaye. Ukwiye kugendana nanjye kugira ngo menye neza ko ndi mu muhamagaro wawe. Maze ku murongo wa 12 aho ngaho mu Kuva ibice 3, Imana ngo yabwiye Mose iti, nzabana nawe. Haleluya. Imana ntigitetereza umuntu uri mu muhamagaro we nk'uko Imana ibishaka. Haleluya. Nanone Kuva 33:17 hari amagambo dukunda gukoresha aha ngaha. Imana yabwiye Mose iti, hari ibyo Mose yarimo kuyisaba, hari ibyo Mose yarimo kuyinginga kugira ngo abashe kumva neza ko ahamye ashikamye mu muhamagaro. None Imana yamubwira ngo, Mose n'icyo uvuze ndagikora, kuko wangireho umugisha nkakumenya izina. Nari ndimo kuvuga ngo zimwe mu nyungu zo kuba mu muhamagaro neza, umunyamuhamagaro ubihagazemo neza, ntabwo Imana ijya imutererana.
kuko Imana yaguhamagaye, Imana izi ibyo yaguhamagariyemo, ntishobora kugutererana. Ni Imana nziza, ni Imana idukunda, iradukomeza, iradushyigikira. Naho tugiye gucika intege, iraza ikavuga ngo ndi kumwe nawe mwana wanjye, humura, komeza urugendo, turacyari kumwe. Haleluya. Muribuka bageze ku nyanja itukura, urusaku rwabaye rwinshi, Abisirayeli bareba iburyo bakabona imisozi, iburyo n'ibumoso bakabona imisozi, imbere hari inyanja itukura, bareba inyuma bakabona Farawo yabakurikiye n'ingabo nyinshi. Umunyamuhamagaro ntabwo Imana ijya imutererana. Imana yasanze Mose iramubwira ngo, Mose mwana wanjye, ko naguhamagaye kandi nzi icyo naguhamagariye, ufite ubwoba bw'iki? Ni iki ufite mu ntoki zawe? Mose ati mfite inkoni. Ati noneho rero irambure kuri iyo nyanja, ikibazo mufite ngishakira inzira. Mose arambuye inkoni ku nyanja, amazi amwe ajya ibumoso, andi ajya iburyo, ngo Abisirayeli batambukira humutse. Umunyamuhamagaro ntibibaho, ntibinashoboka yuko Imana ijya imutererana. Igihe cyose agihagaze mu muhamagaro Imana yamuhamagariye kubamo. Ikindi, umunyamuhamagaro ubihagazemo neza, Imana iramurwanirira ndetse ikanamuvuganira aho atari. Ni amagambo umushumba ngira ngo n'umunsi w'ejo yavuze kuri Mose, igihe Miriam na Aroni bihaye kumufataho ijambo ngo yashatse umunyamahanga, ariko bibagirwa ko Mose ari mu muhamagaro w'Imana, bibagirwa ko Mose ari ufite ububasha bwo kuvugana n'Imana, bibagirwa ko Mose ndetse ubwe ajya avugana n'Imana bihereye akanwa ku kandi, bo bonyine ikabasanga mu nzozi cyangwa se ikabatumaho abandi bantu. Ibyo byose barabyirengagiza, biha gufata ijambo ku munyamuhamagaro w'Imana. Haleluya. Rero umunyamuhamagaro w'Imana ubihagazemo neza, indi nyungu yo kuba mu muhamagaro w'Imana neza, Imana ijya ikurwanirira ndetse ikakuvuganira naho utari. Ibyaje kubabaho rero, bavuze amagambo yo kumunegura no kumuningura byinshi cyane, Mose atanahari, atanabyumva, ariko Imana iba yabumvishe. Nababwiye ngo Imana ijya imurwanirira, Imana ijya imuvuganira naho atari, Imana irahamubera. N'abashaka kumurwanya, Imana irabumva. N'ibigambirirwa ku buzima bwe, Imana ijya ibyumva kandi yarangiza ikamurengera. Inshuti z'umusaraba, barokore, banyamuhamagaro, nuhagarara mu muhamagaro wawe neza, nuhagarara mu gakiza kawe neza, nuhagarara mu nshingano urimo neza, Imana izakubera aho utari, Imana izakurwanira intambara uzi n'izo utazi, Imana izakubera hirengeye, kuko icyo Imana yagambiriye kuri wowe mpaka gisohoye. Haleluya. Hanyuma ikindi navuga ku nyungu z'umuhamagaro, umunyamuhamagaro ubihagazemo neza. Ibyo nabyo ni ibintu nanjye nabo umuhamya wo kuvuga. Ntago umuhamagaro w'umuntu ujya umubabaza iteka. Ayo ni amagambo umushumba mukuru akunda kuvuga. Haleluya. Ntago umuhamagaro twahamagawe ujya utubabaza iteka. Birashoboka ko hari igihe wahamagarwa ukabona ntubyumva, ukabona ntubona inzira, ukabona ndetse ibinyuranye n'ibijyanye n'umuhamagaro, ukabona ibinyuranye n'ibyo utekereza mu ntangiriro bikanakugora cyane, ntubisobanukirwe. kuvuna ariko kuko umuhamagaro uravuna. Ariko umunyamuhamagaro w'Imana ubihagazemo neza, uwo muhamagaro we ntushobora kumubabaza iteka. Amen. Umuhamagaro wawe nuwuhagararamo, kabone naho hari ibyo urimo kubona ukabona ntibijyanye, kabone naho hari ibyo ubona bigucanze, ariko reka nkwisabire, nkwinginga kubw'imbabazi z'Imana, hagarara mu muhamagaro wawe neza.
kuko Imana yacu igihindura ibihe, iginyuranye ibihe. Haleluya. Ubu se reka mbabaze, mukeka ko twese ari uko twaje mu nzu y'Imana ari uko tumeze? Ntago twaje dufite byinshi bitugoye. Aba bakozi b'Imana keka ko ari uko bari bameze? Cyangwa se n'abandi banyamuhamagaro muri mahanga nuko mwaje mu nzu y'Imana ari uko mumeze? Ntago umuhamagaro w'umuntu umubabaza iteka. Haleluya. Nukuri reka mbabwire, ntago umuhamagaro w'umuntu umubabaza iteka. Nari ndiho mbabwira ukuntu naje nanjye mu by'ukuri hari ibyansi, hari ibyo nirwaniriye, hari ibyo nashakishije, hari ibyo nagerageje. Nkoresha imbaraga, nkoresha ubwenge, nkoresha amaboko, ariko icyo nshaka kubabwira, aho mariye kwitaba umuhamagaro kandi nkumva nshaka kuwukomeza, kandi nkumva nshaka gukomeza kubibamo neza, ntabwo ari uko nari imeze. Amen. Ntabwo ari uko nari imeze. Hari ibyo mbonesha amaso, hari ibyo nkoraho n'amaboko yanjye, nkavuga nti uyu ni umuhamagaro. Kuko impamvu mbivuga nuko mbere yo kwinjira mu muhamagaro habibonye, nuko mbere yo kwinjira mu muhamagaro ntigeze mbikoraho. Haleluya. Hagarara neza mu muhamagaro wawe, ntago umuhamagaro uzakubabaza iteka. Yesu nashimwe. Ndabakumbuza guhagarara mu muhamagaro neza. Naho byaba bitagenda neza uyu munsi, ariko hari umunsi bizagenda neza. Nta joro ridacya, ndetse ahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Umunyamuhamagaro ubihagazemo neza, ntago umuhamagaro we ujya umubabaza iteka. Akanyuma nsoze, umunyamuhamagaro ubihagazemo neza bimubera inzira imwinjiza mu bwami bw'ijuru. Amena. Umunyamuhamagaro ubihagazemo neza bimubera inzira yo kumugeza mu rurembo Siyoni. Haleluya. Twese se ntituri hano dushaka kuzajya mu ijuru? Ntiwakijijwe se wumva ushaka kuzabona umwami Imana? Haleluya. Ariko reka nze nkubwire, nuhagarara mu gakiza kawe neza, nuhagarara mu nshingano zawe neza, icyo nzi cyo uzaba uri mu nzira y'ukuri, kandi inzira itunganye izaguhuza n'umwami Imana, ukareba Imana yawe amaso ku maso. Reka mbasomera amagambo ari mu Byahishuwe, ni ibice 14 umurongo wa 12 n'uwa 13 dusoze. Ku murongo wa 12 haranditse ngo, aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Nuhagarara mu muhamagaro Imana yaguhamagaye neza, nuhagarara mu gakiza Imana yaguhamagariye kubamo neza mu Kristo mwene data, nuhagarara mu nshingano Imana yagushyizemo kugira ngo wagure ubwami bwayo, uwo muhamagaro urimo uzakubera ikiraro, uzakubera inzira ikwinjiza mu rurembo Siyoni. Iyo ni indi nyungu sorejeho yo kuba mu muhamagaro w'Imana neza. Nukizwa neza, nuhagarara mu nshingano urimo neza, bizakurinda, bizagufasha,
bizakubera ikiraro, kuko iri jambo dusomye ryo mu byahishuwe ni igihe, ni amagambo bakunze kuvuga ku bantu bashoje urugendo rwabo hano ku isi. Ariko rero iyo uhagaze mu muhamagaro wawe neza, iyo uhagaze mu gakiza kawe neza, aya magambo avuga ngo uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Mwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Iyo uri mu muhamagaro neza birumvikana hari imirimo ukora. Iyo ukizwa neza hari imirimo ukora. Iyo uri mu nshingano hari imirimo ukora. Ariko reka nze mbabwire, kandi uku ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, iyi si turaba abashyitsi n'abimukira. Hari umunsi tuzayirirwamo ntituyiraremo, mwabishaka mutabishaka. Urupfu rwo Yesu yarugize irembo. Ariko umunyamuhamagaro ubihagazemo neza, umuhamagaro wawe urimo, umuhamagaro w'agakiza uhagazemo, umuhamagaro w'inshingano runaka uhagazemo, bizakubera ikiraro cyiza kiguherekeza, kuko imirimo uzaba warakoze muri uwo muhamagaro wawe nizakwinjiza muri rwa rurembo Siyoni, aho twese dutegereje kwicara iburyo bw'Imana Data. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibahe umugisha, mugume mu muhamagaro wanyu neza, mu muhamagaro w'agakiza muhagararemo neza, umuhamagaro wo mu nshingano mubemo neza, kuko harimo inyungu nyinshi, kandi iyo urebye nabi habamo n'ibihombo. Yesu aduhana umugisha. Murakoze, Imana ibahe umugisha.